Reka tugushimire ariko nanone nyemerera twongere tuguze tukugezaho amakuru agezweho muri aka kanya tunakubwira ngo nawe ukomeza kudukurikira umunsi ku munsi tukwifuriza kugira ibihe byiza ari nako tukubwira ngo ukora subscribe niba utarayikora kuri M247 TV. Ni amakuru tugiye kukugezaho ajyanye n'ibijyanye n'ububanyi n'amahanga cyangwa se n'ibijyanye n'imibanire y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, aho tugiye kukugezaho amakuru ajyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame awukomojeho ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ndetse akaza kubazwa ku byerekeranye no gufungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse kuri ubu ngubu yaje kuvuga ko u Rwanda rwo nta kibazo rubifitemo, ko ikibazo kiri ku ruhande rw'u Burundi. Nyuma y'aya magambo ya His Excellency Paul Kagame kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye n'Akarere w'u Burundi uyu nguyu akaba ari Edouard Bizimana yaje guca amarenga ko igihugu cye gishobora kugirana ibiganiro hagati yabo n'u Rwanda bigamije gukemura ibibazo bihari, ndetse nubwo bitari kwihuta ku rugero rushimishije, ariko yaje kugaragaza ko noneho kuri ubu ngubu impande zombi zishobora kwicara ku biganiro cyangwa se zishobora kugirana ibiganiro kandi bishobora gusiga hari ikibazo kivugutiwe umuti, cyane cyane ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga cyangwa se ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi bimaze iminsi bitarebana neza. Ibi ngibi yaje kubivugaho ubwo nawe yari mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka kuba kuwa gatanu tariki ya 28 Ugushyingo 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi uyu nguyu akaba ari Edouard Bizimana yaje kuvuga ko Abanyarwanda ndetse n'Abarundi ari abavandimwe, bityo ko umuryango cyangwa se imiryango ibahuza idakwiye guhora ifunze, ahubwo ko inzira zikwiye kuba ari nyabagendwa. Yaje kuvuga ati Abarundi n'Abanyarwanda turabana kandi burya turababyara, dusangiye imipaka ndetse kandi dusangiye n'umuco. Sinibaza ko hari ikibazo kinini cyane cyatuma imiryango yose ifungwa. Ibibazo birahari ariko byose bigomba kubonerwa ibisubizo biciye mu biganiro, kandi kuvugana birakomeje n'ubu ngubu, kandi twizeye ko noneho kuri inshuro ibiganiro bizatanga umusaruro kuri iki kibazo kimaze iminsi myinshi kiri hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Minisitiri Bizimana kandi yakomeje agaragaza ko inzira y'ibiganiro ariyo izakemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, kandi ko bikomeje nubwo bitari kugenda ku muvuduko ushimishije, ariko yaje kugaragaza ko ibiganiro bihari ndetse kuri ubu ngubu bishobora kuba bizagenda neza kuruta izindi nshuro zose zabanje. Bizimana yakomeje agira ati nubwo guhura byaba bitakiri byinshi cyane ariko birakomeje. Murabizi ko n'ibihugu biri kurasana inzira y'ibiganiro ihora ifunguye. Aho rero ibiganiro birakomeje nubwo umuvuduko waba udashimishije. Nababwiye ko imiryango yose idafunzwe. Turakomeza kuganira kuko dufite byinshi biduhuza. Turi mu karere kamwe, dusangiye ahashize, burya tunasangiye ahazaza, kugira ngo turumva kandi kugira ngo twese turumva ko impande zombi dutegetswe gushyiramo imbaraga kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ubashe kongera kumera neza nk'uko byahoze. Uyu muyobozi kandi yavuze ko u Burundi bwashyize imbaraga mu kugira ngo imigendekere hagati y'impande zombi igende neza, ariko nanone ko hari bitarakozwe, ariko nanone yaje gutanga icyizere ko mu gihe kitarambiranye bishobora kuzongera kugenda neza nk'uko ibihugu byombi byahoze bigenderanira cyangwa se bigendarana, nk'uko n'ubundi u Rwanda ndetse n'u Burundi ari ibihugu by'abavandimwe nk'uko n'ubundi yaje gukomeza abikomozaho. U Burundi bwafunze imipaka bihuza n'u Rwanda muri Mutarama mu mwaka wa 2024 birushinza gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iki kirego u Rwanda ntabwo rwigeze rugiha agaciro ndetse rwagiteye utwatsi, ahubwo rugaragaza ko ubu ngubu ari uburyo bwo kwihuza inshingano zo gukemura amakimbirane ari imbere mu gihugu ndetse na hagati y'ibihugu byombi. Kuva icyo gihe kandi hagiye habaho ibiganiro byo kubyutsa umubano, ariko nanone bikarangira nta musaruro bitanze, dore ko byagiye bikomwa mu nkokora n'impamvu nyinshi zitandukanye, aho u Rwanda rwagiye rugaragaza ko imvugo cyangwa se amagambo Perezida Evariste Ndayishimiye akunda gutangaza ari mu ruhame ariyo yagiye adindiza kuba ibiganiro byatanga umusaruro byari byitezweho. Icyemezo cy'u Burundi cyo gufunga imipaka kandi cyaje nyuma y'amarenga yaje gucibwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yaje kuvuga ijambo risoza umwaka mu mwaka wa 2023, aho yaje gutangaza ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe, ndetse avuga ko uyu mutwe wa Red Tabara ukorera cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagana mu majyepfo. Ahangaha akaba ari mu ntara ya Uvira, aho yavuze ko uyu mutwe wa Red Tabara ufitanye isano n'umutwe wa M23 bavuga ko ufashwa cyangwa se uterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda RDF.
Ibi birego byose kandi u Rwanda rwakunze kugaragaza nk'ibidafite agaciro ndetse rubitera utwatsi inshuro nyinshi, aho rwakunze kugaragaza ko ibi birego nta shingiro bifite, dore ngo ko ibice bya Red Tabara yanyuzemo itera u Burundi ntaho bihuriye n'u Rwanda kuko ari ibice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufunga umupaka, Evariste Ndayishimiye yagiye agaragaza imvugo zitandukanye zishinja u Rwanda kuba rushaka kumutera ndetse ko rushaka guteza umutekano muke mu gihugu cye, nyamara ibi ngibi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko nta shingiro bifite, ahubwo rukunda kugaragaza ko u Burundi cyangwa se binyuze muri Perezida Evariste Ndayishimiye ari bwo bukunda kugaragaza umuhati mukeya mu kuba ibibazo byabonerwa ibisubizo birambye. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru aganira n'abanyamakuru kuri uyu wa 27 Ugushyingo 2025, yaje kubazwa aho umubano w'ibihugu byombi uhagaze, ndetse kuri uyu munsi yaje kuvuga ko kuri ubu ngubu ntabyo u Rwanda rukwiye kubazwa kuko ibintu byose biri mu maboko y'u Burundi kuko aribwo bwafunze imipaka. Nanone kandi Perezida Paul Kagame yaje kuvuga nyuma y'uko hashize iminsi mike hari impunzi z'abarundi zari ziri mu Rwanda zatashye, ndetse n'abasirikare b'abarundi bakitabira inama iherutse guhuriza i Kigali abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse n'abarundi bakitabira iyi nama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje kuvuga ko u Rwanda rwo nta kibazo bifitemo, ndetse ko kuri ubu ngubu u Rwanda ruzahora rufunguriye imipaka buri wese uzifuza kuba yakutsura umubano cyangwa se yakongera kubana neza n'u Rwanda kuko rwo nta kibazo bibonamo. Icyo gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kugira ati imipaka yo irakimeze nk'uko yari imeze n'ubundi, ariko twebwe na mbere ya hose gufungwa kwayo nta ruhare twigeze tubigiramo. Twebwe nk'u Rwanda nta ruhare twigeze tugira mu gufunga imipaka. Uruhare ni ruto cyane, ndetse kuri ubu ngubu uruhare u Rwanda rubifitemo ni ruto cyane. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo bazashaka cyangwa se bazayifungure igihe bazashakira, kuko twebwe ntabwo twigeze dufunga imipaka. Abanyarwanda bashaka kujya mu Burundi bajyayo bakoresheje Rwandair. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi yatangaje ibi ngibi nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yakunze kugaragaza ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane akunda kuvuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, aho avuga ko u Rwanda rubinyuza mu kuba rwatera inkunga imitwe y'iterabwoba harimo umutwe wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana atangaje ibi ngibi kandi mu gihe nanone Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Pierre Nduhungirehe yakunze gutangaza ko amagambo u Burundi bukoresha ariyo atuma ibiganiro bitagenda neza, ndetse u Burundi bwaje gutangaza inzitwazo zitandukanye mu bibazo byo gufungura imipaka, aho baje kuvuga ko batazigera bafungura imipaka mu gihe cyose u Rwanda rutari rwatanga abagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza Evariste Ndayishimiye yaje asimbura ku butegetsi nyuma yo kwitaba Imana azize Covid. Mu mwaka wa 2015 nibwo Evariste Ndayishimiye yatangaje ko u Rwanda rwagize uruhare mu gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi bwo yasimbuye Pierre Nkurunziza, ndetse avuga ko mu gihe cyose u Rwanda rutari rwatanga abangaba imipaka itazigera ifungurwa na rimwe. Ibi ngibi kandi nanone byaje kugarukwaho na General James Kabarebe, uyu nguyu akaba ari umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ushinzwe imibanire y'akarere, ndetse yaje gutangaza ko ibi ngibi bidashoboka mu gihe cyose u Rwanda rutari rwabona ushobora kwishingira aba bantu bashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, kuko u Rwanda rudashobora kubyishyiraho, ndetse mu gihe cyose hatari habona ubishingira ibi ngibi bitazigera bikunda n'umunsi n'umwe.